lisaimi farhatan, ati umuntu wasibye ubundi aba afite ibyishimo bugira kabiri, yafrahuhuma, bimushimisha muri byo, idha aftara fariha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ishimwe, ikuzo, ibisingizo byuzuye ni iby'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, we mugenga w'ibiriho byose, we nyir'ubutagatifu. Amahoro n'imigisha bisakare ku basozereje intumwa n'abahanuzi, ari we Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, n'abiwe mu rugo rwe n'abasangirangendo be, n'abazakomeza kumukurikira kugeza ku munsi w'imperuka. Natwe twese turimo dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yazaduha gutahukana intsinzi muri abo ngabo. Nyuma y'ibyo bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, turacyari mu kwibukiranya ibijyanye n'amategeko agenga igisibo. Umuyisilamu na buri muyisilamukazi yakagombye kuba yakongera kwiyibutsa kugira ngo abashe kuba yatunganya igisibo cye. Nkuko twabibonye, Allah subhanahu wa ta'ala aragira ati: ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Iyi aya ngira ngo niyo ikubiyemo itegeko ry'ibijyanye no gusiba, ndetse nkuko tubigaragarizwa nkuko abatubanjirije nabo bategetswe gusiba. Bagaragu Allah subhanahu wa ta'ala, iki ni cyicaro cya gatatu kiganira ku bijyanye n'igisibo. Uyu munsi turarebera hamwe min fadail shahr Ramadan, ibyiza by'ukwezi kwa shahr Ramadan. Waradat ahadithi sharifa, havuzwe hadithi nyinshi ziganira ku bijyanye n'ibyiza by'ukwezi kwa shahr Ramadan. Muri zo twarebera hamwe muri izi hadithi zikurikira, aho intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam igira iti: qad ja'akum shahr mubarak, mu by'ukuri muziwe n'ukwezi kuje imigisha, ariko kwezi kwa shahr Ramadan. Iftarada Allahu ta'ala alaykum siyama, Allah subhanahu wa ta'ala yategetse abagaragu be yuko bagomba gusiba kuno kwezi. Alaykum siyama, mu by'ukuri kuri babandi bazabasha kubahiriza uku kwezi, ngira ngo nibo bazatahukana intsinzi ndetse n'ibihembo bihambaye. Ati rero mu byiza biboneka muri uku kwezi nuko tuftah abwabul janna, nuko muri uku kwezi imiryango y'ijuru ifungurwa, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, hanyuma n'imiryango y'imiriro ya jahannam igafungwa, wa tughlaqu fihi shayatin, ndetse n'amashitani agafungwa akazirikwa. Kandi muri uku kwezi kwa shahr Ramadan fihi laylatun khayrun min alf shahr, muri uku kwezi harimo ijoro rimwe rihwanye n'amezi igihumbi. Ibi ni byiza dukura muri uku kwezi kwa shahr Ramadan. Mu yindi hadithi, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam itugaragariza ibyiza by'igisibo cy'ukwezi kwa Ramadan. Intumwa y'Imana yaravuze ati: inna Allaha tabaraka wa ta'ala farada siyama Ramadan alaykum. Mu by'ukuri Allah subhanahu wa ta'ala yabategetse gusiba igisibo cy'ukwezi kwa shahr Ramadan. Ibi ngibi akaba ari umugenzo w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaje itugaragariza. Ati: faman samahu wa qamahu, mu by'ukuri wa wundi uzabasha gusiba iki gisibo cy'ukwezi kwa Ramadan agakoramo n'ibihagararo, imanan wa ihtisaban, afite imani nyayo ayihagazeho by'ukuri nta gushidikanya, ihtisaban nta wundi atezeho ingororano usibye Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, kharaja min dhunubihi kayawmi waladatu ummuhu, nuko uyu mugaragu wa Allah subhanahu wa ta'ala igisibo kitazamusiga ameze nk'uko yari ameze, ahubwo azaba ameze nk'umwana wavutse cyangwa se avuye mu nda ya nyina nta cyaha na kimwe afite. No mu zindi hadithi zikomeza kutugaragariza ibyiza by'ukwezi kwa shahr Ramadan, aho intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nanone igira iti: walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, ati ndahiye kuba ufite roho ya Muhammad mu kuboko kwe, la khalufu fammi saim atyabu inda Allah min rihi miskin,
ati mu by'ukuri uriya mwuka twumva ko twebwe ari mubi uva mu kanwa k'umuntu wasibye, atyabu inda Allah, ni mwiza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ati ufite nk'impumuro ya miski. Ni miski ni umubavu ifite impumuro nziza. Ati rero lisaimi farhatan, ati umuntu wasibye ubundi aba afite ibyishimo bugira kabiri, yafrahuhuma, bimushimisha muri byo. Idha aftara fariha, mu by'ukuri mu gihe yasibye akagera igihe cyo gusiburuka. Wa idha laqiya rabbahu, kandi igihe azahura n'umuremyi we, farha bisawmihi, Allah subhanahu wa ta'ala akishimira igisibo cy'umugaragu we, kandi nawe uzagira gute, uzakimuhembera. Izi zose ni imvugo zigaragaza ibyiza by'ukwezi kwa shahar Ramadan. Si ibyo gusa, n'izindi hadith aho intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam igira iti, inna fil jannatan baban, mu by'ukuri mu ijuru harimo umuryango, yuqalu lahu ar-rayyan, uwo muryango ufite izina ryitwa ar-rayyan. Ati yadkhul minhu as-saimuna yawm al-qiyamah, nta bandi bantu cyangwa se nta wundi muntu uzinjira muri uyu muryango witwa ar-rayyan ku munsi w'imperuka usibye abantu basibye, abantu wigomwe kurya no kunywa. Fayadkhul minhu, nibo bazinjira muri uyu muryango. Fa idha dakhala akhiruhum, kandi umwanyuma mu bantu uzinjira muri uyu muryango nibwo hazagira gute, ughliqa hadha albab, uyu muryango uzagira gute, uzahita ufungwa. Rero uyu muryango uzinjirwamo abantu basibye ku munsi w'imperuka, la yadkhul ma'ahum ahadun ghayruhum, nta wundi muntu uzinjirana nabo muri uyu muryango usibye abasibye. Falam yadkhul minhu ahadun, nta wundi muntu bazinjirana muri uyu muryango. N'indi mvugo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam itugaragariza ibyiza by'igisibo cy'ukwezi kwa Ramadan, aho intumwa y'Imana igira iti, thalathatu la turaddu da'awatuhum, mu by'ukuri abantu batatu ntabwo ubusabe bwabo bujya busubizwa inyuma. Ni ukuvuga ngo nta pazi iri hagati yabo na nyagasani wabo. As-saim hatta yuftir, ati umuntu wasibye kugeza asiburutse. Wal hajj hatta yarji, n'umuntu wagiye gukora umutambagiro mutagatifu kugeza agarutse. Wa da'watul mazlum, ndetse n'ubusabe bw'umuntu wahugujwe. Bagaragwa Allah subhanahu wa ta'ala, buri umuntu wahugujwe nawe ubusabe bwe hagati ye na Allah subhanahu wa ta'ala nta gitangira, nta paziya irimo hagati ye na Allah subhanahu wa ta'ala, ubusabe bita bwakirwa ako kanya. Wa hadha min janib al-ahadith an-nabawiyya ash-sharif, ibi ni bitugaragariza ibyiza by'igisibo cy'ukwezi kwa shahar Ramadan bigaragara muri zino ahadith. Niba rero izari ingororano tubona ku muntu wasibye uku kwezi kwa shahar Ramadan abifite iman, nta n'ahandi ateze ibihembo usibye kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kandi akaba yifuza yuko yakwishimirwa n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, atinya n'ibihano by'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, fa innal khasarata al-muftiruna fi shahr Ramadan. Ibi bishatse kuvuga yuko umunyagihombo ari wa wundi uzasiburuka mu kwezi kwa shahar Ramadan nta mpamvu afite, cyangwa se nta ruhushya abifitiye rwemewe n'idini ya Islam, kubera ko la ya'lam miqdaruha illa Allah, nta wabasha kuba yasesengura uburemere cyangwa se n'agaciro k'igisibo usibye Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Aha byari mu kwibukiranya ibijyanye n'ibyiza by'ukwezi kwa shahar Ramadan. Ariko ikindi twakurikizaho ni ibijyanye na arkanu sawm. Ese ubundi igisibo kigira inkingi? Nkuko tuzi ko Islam igira inkingi zubakiyeho Islam, inkingi zo kwemera, ndetse n'igisibo nacyo kigira inkingi. Arkanu sawm cyangwa se inkingi zigize igisibo, muri zo harimo inkingi ebyiri arizo zishingiyeho igisibo, kandi la budda ni ngombwa yuko igisibo kugira ngo kibashe kuba cyatungana izi nkingi zigomba kuba zihari. Inkingi ya mbere, ar-rukn al-awwal fahuwa al-imsak 'an al-muftirat, ni ukwifata kurya no kunywa nkuko twabibonye mu ntangiriro, min tulu'i al-fajr as-sadiq ila ghurub ash-shams, ni ukwifata kurya, kunywa no kwibuza icyo ari cyo cyose cyatuma usiburuka kuva umuseke utambitse kugeza izuba rirenze. Kubera ko Allah subhanahu wa ta'ala aragira ati, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr,
thumma atimmu siyama ila al-layl. Allah subhanahu wa ta'ala aratubura ati muzarye ndetse munanywe kugeza ubwo mubashije kuba mwatandukanya igicuku ndetse n'amanywa igihe agize gute agiye kwinjiramo. Hano bavuze ati al-maqsud bil khayt al-abyad, icyo bashaka kugaragaza hano al-khayt al-abyad ni igihe amanywa atangiye kwinjira ijoro rigenda rikinguruka cyangwa se rigenda riva. Wal maqsud bil khayt al-aswad ni igihe umwijima ugenda uvamo alfajiriza cyangwa se urukerera rugaragara. Iyo ni inkingi ya mbere, kwifata kurya no kunywa no kwibuza biri cyari cyo cyose gishobora kuba cyatuma usiburuka kuva umuseke utambitse kugeza izuba rirenze. Inkingi ya kabiri ariyo ni none ya ngombwa cyane, fahuwa aniya, kugira umugambi w'igikorwa ugiye gukora cyangwa se w'igisibo ugiye gusiba. Kubera ko twabonye ko aniya niyo ibasha kuba yatandukanya hagati ya ibadati. Bimana ayyanwiya al-muslim siyam shahr Ramadan, nuko umuyisilamu agomba gushyiraho umugambi, agashyiraho niya yuko agiye gusiba igisibo cy'ukwezi kwa Ramadan. Kandi niya nta handi ibera, ni ibada ibera mu mutima, mahalluha al-qalb, nta handi ibera mu mutima. ويكفي فيها العزم والقصد والتحديد المراد منها, nuko ugambira icyo ugiye gukora ndetse ukagishyira n'iki no mu ngiro. Bagaragu wa Allah subhanahu wa ta'ala, ibi ni ibigaragaza iki n'inkingi cyangwa se ibi ni ibigaragaza inkingi ebyiri tumaze kureba, ariko by'umwihariko iyi ya kabiri aniya, kugira iki, kugira umugambi. Rero ku muntu wabashije kuba ukwezi kwamusanga ari muzima atarwaye nta kibazo na kimwe afite, nuko ibi bintu nibura mu gihe abyujuje agomba kubahiriza igisibo cy'ukwezi kwa shahr Ramadan, akifata kurya, akifata kunywa ndetse n'ibindi byari byose bishobora kuba byatuma asiburuka, kandi afite umugambi wo gusiba kino gisibo cy'ukwezi kwa shahr Ramadan. Wa hadha alwujub linniya inma huwa linisbati as-siyam al-mafrud. Ibijyanye n'uyu mugambi by'umwihariko ku gisibo cy'itegeko aricyo gisibo cy'ukwezi kwa shahr Ramadan. Naho as-siyam tatawwu cyangwa se ibisibo by'imigereka nk'uko tubizi nka sunna, nk'uko tuvuga ngo ibisibo wenda nasibye sunna kuwa mbere kuwa kane ndetse n'izindi sawmu, fihi niyya law ba'da tulu'i an-nahar, kabone nubwo ushobora kuba wafata umugambi bwamaze gucya. Ahangaha nk'uko tubisanga muri hadith, ntabwo ari amagambo yanjye, faqad ruwiya al-imam Muslim fi sahihihi, hadith yaturutse kwa imam cyangwa se al-Muslim fi sahihi, mu gitabo cye cyitwa Muslim, sahih al-Muslim, an sayyidatu Aisha, hadith yaturutse kwa Aisha Allah mwishimire, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, igihe kimwe intumwa y'Imana, Imana ihundagaza amahoro n'imigisha, dakhala alayha dhata yawm, yinjiye kwa Aisha irangije aramubwira iti faqal hal indakum min shay, ese hari icyo kurya mufite, hari icyo kurya mwateguye? Qultu, Aisha aravuga ati la, arasubiza ati hoya. Qal fa inni sa'im, ahita ashyiraho umugambi wo kuba yasiba iki igisibo cy'umugereka cyangwa se sunna. Naho bitandukanye n'iki n'igisibo cy'ukwezi kwa shahr Ramadan, nuko umugaragu wa Allah subhanahu wa ta'ala agomba kurana umugambi w'igisibo agiye gusiba. Nyuma yuko turebye inkingi z'igisibo, hano ndagira ngo turebe ubundi ninde utegetswe gusiba, ninde utegetswe gusiba igisibo cy'ukwezi kwa shahr Ramadan. Mu by'ukuri abamenyi bemeranyije yuko igisibo cy'ukwezi kwa shahr Ramadan fardun ala kulli muslim, ni itegeko kuri buri muislam, balighin, ugimbutse cyangwa se w'umwangavu, aqil, ufite ubwenge, udafite ikibazo mu bwenge, usobanukiwe, khali min al-a'dhar, kandi akaba adafite n'impamvu izo ari zose zishobora kuba zamubuza kuba yasiba igisibo cy'ukwezi kwa shahr Ramadan, sawa akana min adh-dhukur, yaba ari umugabo cyangwa se igitsina gabo, cyangwa se min al-inath, cyangwa se yaba ari igitsina gore. Nyuma y'ibyo nanone hari condition kugira ngo umuntu abe ashobore kuba yasiba igisibo cy'ukwezi kwa shahr Ramadan, nuko agomba kuba yujuje izi condition. Condition ya mbere nuko agomba kuba ari umuyisilamu, al-islam, kuba ari umuyisilamu, fal annahu asasu at-takalif, kwa ari cyo kintu cya mbere nshingiraho kugira ngo abe yategeka kuba yagira gute yasiba igisibo cy'ukwezi kwa shahr Ramadan.
wa amma al-bulugh naho kuba umuntu yagimbuka akaba ingimbi agatangira kubarurirwa cyangwa akakirwa mu bantu bategekwa cyangwa se barebwa n'amategeko ya Islam, fa innahu al-waqt alladhi yabda fihi at-takalif, iki nicyo gihe atangira nawe kugira gute kubarurirwa. Wa amma al-aql naho umuntu kuba afite ubwenge budafite ikibazo butekereza neza, fa innahu bihi at-tamyiz wal-idrak, nibwo mubashisha kuba ashobora kuba yasobanukirwa ibintu akabasha kuba yatandukanya ibintu, niyo mpamvu igisibo kimureba uyu muntu. Wa man turba aqlahu, ariko wa wundi wagize ikibazo ku bwenge, kana faqidan litamyiz, akaba atabasha kuba yatandukanya ibintu kwa ko yagize wenda ikibazo cy'uburwayi mu mutwe, wal idrak, no kuba ashobora kuba yabasha kuba yasobanukirwa ibintu mu buryo butandukanye. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaduhaye igisubizo aho igira iti rufi'a al-qalam 'ani thalatha, mu by'ukuri ikaramu yandikira abantu ibyiza cyangwa se ibyo bakoze birimo ibice bitatu. 'Anil majnun hatta yafiq, muri bano bantu ko ari batatu ntago bandikirwa kubera impamvu bafite. Ku muntu wagize uburwayi bw'ubusazi cyangwa se ko umuntu yasaze kugeza ubwo yongeye akagera gute agasobanukirwa ibyo arimo, uyu ni umuntu wa mbere. Wa 'anil na'im hatta yastayqiz, n'umuntu uryamye usinzire ntago yandikirwa cyangwa se ikaramu ye ntago ibiri kwandika ibikorwa bye. Wa 'anis sabi hatta yahtalimu, ndetse n'umwana w'umusore kugeza ageze gute agimbutse cyangwa se abaye ingimbi. Abantu ko ari batatu ntago bandikirwa ibikorwa byabo. Wa amma al-khalwu min al-a'dhar, naho abandi bashobora kuba badafite izi mpamvu, fa li'anna min al-afdal, cyangwa se ibyiza kurushaho kugira ngo umuntu abasha kuba yatunganya ibada cyangwa se kuba yabona impamvu zishobora kuba zamubuza gusiba igisibo cy'ukwezi kwa shahru Ramadan, nuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam nkuko tubibonye muri hadithi yabitugaragarije. Kuba Allah subhanahu wa ta'ala yaragaragaje zino mpamvu akavanaho impamvu zishobora kuba zatuma atabasha kuba yasiba, ni ukugira ngo Allah subhanahu wa ta'ala atworohereze, kandi yanabiduhereyemo iki uburenganzira. Li'anna ar-raf'a as-sawm 'an al-asnaf min an-nas, kubera ko Allah subhanahu wa ta'ala mu bagaragu be yavaniyeho kino gisibo yatugaragarije n'impamvu. Hari abo yagitegetse yuko bagomba kureka iki gisibo kubw'impamvu, muri zo kuba wenda umudamu yajya mu mihango cyangwa se an-nifas cyangwa se mu bisanza, fa innahum yahrumu alayhima as-sawm, abangaba bazirijwe kuba basiba igisibo cy'ukwezi kwa shahru Ramadan kubw'impamvu bahuye nazo. Wa taratun ala sabili ar-rukhsa, cyangwa se mu rundi ruhande hari n'abaherewe uburenganzira kal marid cyangwa se al-musafir. Bagaragu Allah subhanahu wa ta'ala, ibi bintu ko ari bine, wa hadhihi al-umur al-arba'a allati dhakarna, tumaze kuvuga ariyo kugira ubuislamu, kuba umuntu ari umuyisilamu, al-bulugh, kuba umuntu agimbutse, wal aql, no kuba umuntu afite ubwenge bukora neza, wal khalwu min al-a'dhar, no kuba umuntu adafite impamvu zimubuza kuba yasiba. Ibi nibyo bita cyangwa se kondisiyo zishoboresha umuntu kuba yagira gute yasiba igisibo cy'ukwezi kwa shahru Ramadan. Wa nas'alu Allah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana bima yuhibbuhu Allah wa yardah. Bagaragu Allah subhanahu wa ta'ala, ndabashishikariza gukomeza gutinya Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, nanjye ntiyibagiwe yuko twarushaho kumutinya ndetse tugashyira mu bikorwa ibyo yadutegetse, tukagendera kure ibyo yatubujije. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.